Hello guys. So guys, muribuka umushinga nigeze kubaha witwaga wallet.com. Umushinga byasabaga ko ukora task zarimo zari kohereza amafaranga uyavana muri iyo wallet.com uyashyira kuri Binance cyangwa ku yindi exchange cyangwa ku yindi wallet ukongera ukanayashyiramo. Ubwo ko ari ugukora deposit ugakora na withdraw. Iyo niyo task twasabwaga gukora muri wallet.com. Izo task ku bantu bazikoze neza murabizi zaduhaye amafaranga. Niba mutayibuka neza musubire muri video nakoze zabanje, usibye ko iyo event yarangiye, ariko amakuru meza mbazaniye naya ngaye. Ku muntu wacikanywe n'iyo event, hano ho babyita rally cyangwa course. Umuntu wacikanywe n'iyo course ya mbere, hari indi course baduteguriye tugomba gukora kandi tukabona ibihembo. Niyo mbazaniye, niyo ngiye kubasobanurira 5 kuri 5. Nagucikwa rero. So, ikintu cya mbere urakora ni iki? Urajya hasi muri video description, urahasanga link nahasize, urayikoraho, uze irakugeza kuri Play Store cyangwa App Store, ukore download y'iyi app yitwa wallet.com. Reka nkwereke uko ibisa. Ni iyi ngiyi, iyi isa ubururu, irimo dupine 3 tw'icyatsi. Numara kuyidownloadinga uyifungure. Numara kuyifungura barakubwira ngo ukore sign up cyangwa register. Referral code uri bukoreshe iri hasi muri video description, ugenda uyirebe, nayisizeyo. Uze uyikoreshe kugira ngo ube umunyamahirwe cyangwa kugira ngo uzabe umwe mu banyamahirwe bazatsinda, batsindire ibihembo byinshi muri iyi rally. So nagutinda, iyi rally tuzayikora ute? Murabizi ko iya mbere twakoze rally ya mbere, dukora iya kabiri, iyi ni iya gatatu. Iya mbere kwari ugutumira umuntu. Uwo muntu utumiye byasabaga ko akora transaction muri iyi wallet. Transaction nizo zamuheshaga amahirwe yo kugira ngo agire ute, abone amafaranga. Abantu twayikoranye ndabizi murabyibuka ko amafaranga mwayabonye. Rally ya kabiri sinigeze nsinda kuko ibyo basabaga gukora nabyo nakoze, nago nayitayeho. Ariko iyi rally ya gatatu ni ukuyitaho nawe ukayitaho, kuko ibyo gukora nago bikomeye nka rally ya kabiri. Iya mbere yari yoroshye, twabonyemo amafaranga. Iya kabiri niyo yari ikomeye, ababonyemo amafaranga barayabonye, ariko nabo nago bari benshi cyane. Iya gatatu ni iyi ngiyi ngiye kubasobanurira step by step. Iyi rally urasabwa gukora iki? Nkuko nari mbikubwiye, wowe udafite iyi application ya wallet.com, urajya hasi muri video description, urahasanga link nahasize, ugende udownloading app iyi ngiyi ya wallet.com, wiyandikishe. Numara kwiyandikisha ukoresha referral code. Ayo ni amahirwe ya mbere uraba wandikishije yuko wabona ibi bihembo. Icya kabiri urahita ukora niki? Tayari wageze muri app, urahita ugera ahantu hameze gutya, hari send, hari receive, hari na swap. Ikintu urahita ukora, uraza ukore hano hasi mu nguni. Numara gukoraho uraza urebe hano hari rally 2026 lap 3, uzi niho urakora. Tayari nageze muri rally hagati. Hano baranakwereka uburyo amahirwe yawe azajya agenda ku ijana, agenda azamuka paka. Ushaka kumenya ukuntu wa creatinga iyi wallet, hari video nakoze bwa mbere dukora lap 1 cyangwa icyiciro cya mbere, nerekanye uburyo ufunguramo iyi wallet. Video yayo nayo nayisize hasi muri video description, niba utarayibonye ugende uyirebe, iragufasha muri makeya ukuntu wafungura iyi wallet. Gusa biroroshye, yego, ariko iyo video iri bugufashe. Ugende uyirebe, nayo ndayisiga hasi muri video description ikuyobore. Ngibi byo nababwiraga, lap 1 yarabaye yararangiye, lap 2 yarabaye yararangiye, ubu turi kuri lap 3. So ukirangiza bino, tayari tugiye kuhita dukora task, turebe ngo izi task zikorwa gute. Urabona iyi rally izamara iminsi 8. Yatangiye tariki ya mbere z'ukwa kabiri saa 9, izarangira tariki 10 z'ukwa kabiri saa 9. So kambereke ibyo tugomba gukora kugira ngo dukore iyi rally cyangwa twinjire mu irushanwa. Ikintu cya mbere urahita ukora ni iki? Urahita ukora icyo twita transaction. Transaction urayikora uti? Uraza ukore hano kuri receive, uze uhitemo crypto uri bwohereze hano muri iyi wallet.com. Duhitemo BNB kuko BNB ni igira minimum withdraw noya kandi ikata makeya. Uze ukore BCS ukopiye. Numara kuyikopiya, genda ufungure Binance yawe. Numara kuyifungura uze ukore hano kuri asset. Numara gukora kuri asset, uze urebe kuri funding niba ufiteho BNB kuko nizo tugiye kohereza. Nusanga utazifite ukonvert,
Gukomvata urakora he kugira ngo uzikomvate? Uraza ukore hano kuri trade, uze hano hambere hari convert, urahitamo USDT, hano hasi urahitamo BNB. Njye ndakoresha amadolari 2 niyo ndashyiramo. Urabona ko ari buhwane n'izi BNB. Ukore preview, numara gukora preview ukore confirm. Tayari urabona ko gukomvata ndabisoje. Niba mbisoje ngarukemo hano kuri asset. BNB urabona hano ndazifite, so mite nza nkore hano kuri send, tenza kuri withdraw crypto, nze mitemo BNB, nze hano shyiremo ya address nakuye muri wallet.com, ninsoza mitemo network ni BCS. Ayo nshaka kubikuza minimum naya uba wemerewe, ariko nge ndayabikuza yose. Shyiremo max, mite nkora withdraw, mite nkora confirm. Ubundi bahite bambwira ngo withdraw processing. Ubwo transaction ya mbere ndayisoje. Nze ndebe muri ya app yanjye ya wallet.com, nyifungure, nze negereze ko ahagera, muri refresh ndebe ko yahageze. Tayari urabona amafaranga yangezeho. BNB 0.002 bingana ni $1.98. So iyi ni task ya mbere turayisoje. Indi task ni iyi, niyo gukora swap. Swap tuyikora uti? Uraza ukore hano kuri swap, numara gukora kuri swap uraza ukore hano kuri plus. Aho mfiteho amafaranga ni hano kuri BNB, niyo mfiteho ibiceri, ni selecting. Nze no hasi mitemo swap, ni nko kuvunjisha cyangwa kuvunja. Izi BNB zacu shaka kuzivunja mu yihe coin, uze ukore kuri plus yo hasi. Shaka kuzishyira mu ma USDT, ukoreho, mitemo BCS, ubwo ni network. Nabisoje, mite nkora max. Urabona ngiye guswapinga izi BNB, nziswapinge izi USDT, nkore review order, nkore confirm. Urabona ko swap ibaye complete. Tuvemo tugende turebe, dukore refresh. Murabona tayari swap ndayisoje. Ibi ni byo ugomba gukora nibura 3 ku munsi. Ugafata izi USDT, subonye ko BNB nzihinduye muri USDT, ugafata n'izi USDT ukazihindura muri Ethereum, ugafata na Ethereum ukongera ukazisubiza muri BNB, gutyo ukabikora nk'inshuro 3 ku munsi. Reka nkwigishe trick uzakoresha. Uzafata ziriya BNB uzihinduremo USDT, izi USDT uhita uzihinduramo Ethereum. Reka nabyo mbikora urebe. Urakora hano kuri swap, ituza uselecting USDT muri BCS, wituza na hasi uselecting Ethereum muri BCS, ukore max, ukore review order, tukora confirm swap. Complete, swap irarangiye. Ubwo tujye kurebamo, dukore refresh. Urabona tayari Ethereum twazibonye 0.008 bingana ni $1.99. Ubwo tayari maje gukora swap zingahe, uraza hano hasi ukoreho, uzurebe ibikorwa wakoze. So ubwo nibwo buryo dukoramo iyi rally rap 3 cyangwa iyi rally ikiciro cya 3. Niba ushaka nawe kujya mu banyamahirwe bazatsindira ibi bihumbi 3 by'amadolari, reba link nasize hasi muri video description, uyikoreho ugende downloading iyi application ya wallet.com, ukore register cyangwa sign up. Urakoresha referral code nasize munsi, numara kwiyandikisha ukoresheje referral code yanjye naguhaye, ayo ni amahirwe ya mbere uraba wandikishije. Numara gucreate wallet urahita ugera ahantu hameze gutya. Ukihagera ikindi kintu urahita ukora ni ikihe? Urahita ukora hano hasi hamwe nakweretse, ugende urabona ahantu handitse ngo are you ready? Nabyerekanye mbere, ukoreho. Ni nko kwemeza ko uri ready. Numara gukoraho, ikindi urahita ukurikiza, icyo ni icya kabiri ukoze nyuma yo kwiyandikisha. Nubisoza uhita uzamo hano, urahita ukora icyo twita transaction, uhita ugenda kuri Binance ukureyo amadolari uyohereze muri iyi application ya wallet.com. Ikiza uyohereza ari ama BNB, nibwo batari bugucharginge amafaranga menshi mu kohereza. Namara kugeramo ayo ma BNB uhita uyaswapamo ama USDT. Nusoza uhita ufata ama USDT
uyaswapemo cyangwa uyavunjemo ama Ethereum. Nubisoza icyo ni igikorwa cya kane urabukoze. Ubwo ni ibikorwa bine dusabwa gukora nk'uko mbivuze hejuru. Igikorwa cya gatanu cy'inyongera kizakongerera amahirwe yo kubona aya mafaranga nuko uzatumira umuntu. Uti link uyikura he? Uza hano ukaza hano handitse referral, ukahita ukora hano handitse share link, ukahita uyikopiya ukajya kuyihereza umuntu. So guys, ni ibintu nari mbafitiye uyu munsi kuri wallet.com. Aya mahirwe ntabacike, tubonane mu zindi video. Niba ukunze iyi video yihe like, comment, unayisharinga inshuti zawe. Ntiwibagirwe no gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri How to Rwanda TV. So guys, ciao, hasta la vista.